muri iyo bubu wambaye umuntu wese arakureba akabona urakeye urasa neza, ariko reka nkubwire mu mutima wawe harimo amaganya, mu mutima wawe harimo amarira, warashengutse warashize. Rero Satani yarakugerageje agera ku rwego usigara Reka dusome mu gitabo cy'Abami ba kabiri, turasoma ibice bibiri ku murongo waho wa 19. Mu mutwe w'iryo jambo ravuga ngo Elisa ahumanura amazi. 19 bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati dore uyu mudugudu burya ari heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati nimunzanire imerezo nshya mushyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu. Aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nk'uko Elisa yabivuze. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana uko turisanga mu gitabo cy'Abami ibice bibiri nyine ku murongo waho wa 19, aho umutwe w'ijambo ugira uti Elisa ahumanura amazi. Njya nkunda kubwira abantu ngo iyo umuntu ari mu gakiza cyangwa ari mu nzira ijya mu ijuru, akenshi usanga Bibiliya ivuga ngo ni inzira igoye kandi ngo ni inzira ifunganye, ariko kugira ngo ugere mu ijuru, kugira ngo ugere mu bwami bwa data, nuko wemera ukayinyuramo. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu arimo asenga, akenshi hari ubwo aba afite ibintu bimuryohera, cyangwa se iyo umuntu atarakizwa hari ibintu byinshi biba biryoshye ku buzima bwe, kuko nta kintu na kimwe umutima uba umuciraho urubanza. Aba yumva afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka, kuvuga icyo ashaka no kujya aho ashaka. Ariko iyo umuntu amaze kwinjira mu bwami bw'Imana, mu nzira ijya mu ijuru, ibintu byose birahinduka, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo tukiri ba bandi b'isi kugira ngo twigenge, ubu tugengwa na Kristo n'Umwuka wera. Icyo ushatse kuvuga ni iki? Uzi ko hari igihe uri umucuruzi ukomeye, ucuruza bikagenda, yewe abantu bose bakagukunda rwose kuko ufite amafaranga, inzira zawe rwose ubona zisibuye, ariko umunsi wakiriye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ibintu byaragushaririye, inzara iragutera, ubukene buraza, amarira araza, guhangayika biraza, ibyo byose bikwirundaho, mbega biragusharirira, kugeza ubwo nawe ubwawe mu maso hatakigaragara akanyamuneza. Warashaririwe nibyo, ariko se uzi impamvu washaririwe? Impamvu washaririye kwari ukugira ngo Imana igucishe mu ruganda, kandi wibuke ko abakiranutsi basabirizwa. Satani ashobora gusaba ubutunzi bwawe kugira ngo arebe kwizera kwawe. Satani ashobora gusaba urushako rwawe kugira ngo Imana ipime irebe kwizera kwawe, irebe se koko uyu muntu turi kumwe cyangwa ntago turi kumwe. Uyu muntu no mu byago azaririmba ko ari amahoro. Uyu muntu bari kumutera amabuye nka Stefano azakomeza hamye Kristo. Uyu muntu bamucaniye itanura ryaka ryenyegejwe inshuro zirenga 7, ese azakomeza guhamya Kristo? Uyu muntu uri kumpamya ari kurya umukati usizemo marigarine n'ubuki, akanywa icyayi kirimo nido cyangwa se n'amata meza, uyu muntu uri kurya akakoma gafite intungamubiri zose, gafite isukari akeneye, ashaka iyo ari yose niyashyiramo, uyu muntu ibi bintu nabibura agasharirirwa, azakomeza guhagarara nanjye, azabana nanjye? Uyu muntu azakomeza kumpamiriza mu ruhame yuko ari umwana wanjye? Ese uyu muntu azakomeza guhamya ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe? Reka nkubwire, niba wibuka kera utarakizwa,
wibuke neza ko urugo rwawe rwari rufite amahoro kubera yuko satani ntabwo yirwanya, ntabwo satani yakurwanyaga. Kubera iki? Nawe ntiwamurwanyije. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Iravuga ngo dore imbere yawe mpashyize inzira ebyiri, inzira y'igihogere ariyo nzira abantu benshi banyuramo, ya nzira umuntu yisanzura, inzira ushobora gukinamo, ushobora gusambaniramo, ushobora kwibiramo, ushobora gutukaniramo, ushobora kwicaniramo. Ni inzira yagutse irimo byinshi by'irari ry'isi. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo hakaba n'indi nzira uwo ijya mu ijuru, ariko iyo nzira irafunganye. Hari ubwo bisaba neza ko unayinyuramo ushonje kugira ngo ubashe gucamo muri iyo nzira, mu gihe uhaze adashobora kuyinyuramo kubera yuko nyine ni inzira ifunganye, ntabasha kwishonjesha, bikaba ngombwa yuko unasonza kugira ngo uyicemo. Iyo nzira ntabwo inyurwamo n'abantu benshi kuko iragoranye. Rero reka nkubwire mbabarira, uyu munsi wakiraga Yesu, umunsi wavugaga ngo Kristo ndakwemeye mu buzima bwanjye, mu bugingo bwanjye, uwo mwanya wahise uhinduka umwanzi wa shitani. Akenshi Imana ishaka kukureba ko wakomeye, ko uri umugabo wo kuyihamiriza, yohereza satani, cyangwa satani aragusaba, hanyuma Imana ikamuguha ati genda umugerageze ariko ntukore ku bugingo bwe. Ni nayo mpamvu uzasanga kenshi urarira, ugahogora, urakubitwa, ukavugwa, wabaye mu nzira aho unyura. Umuntu wese nubwo yaba atakureba mu maso azi ingendo yawe, kuko ni ingendo y'ishavu, ni ingendo y'umubabaro, ni ingendo y'agahinda. Amagambo akuvamo muri iyi minsi ni ay'indirimbo z'amaganya. Urarushye, uraremerewe, ugeze ku rwego wumva rwose nta kintu na kimwe kikuryohera, ibintu byose byakubereye nk'hariya amazi asharira. Ariko buri munsi iyo uri gusenga, Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ndamuguhaye genda umukoreho, ariko ubugingo bwe ndabukubujije. Buri munsi niyo mpamvu ujya mu cyumba cy'amasengesho, wajya mu butayu, Imana ikavuga ati mwana wanjye ndi kumwe nawe, nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize, nzavunagura inzugi z'ibyuma nzazicagaguramo kabiri. Ikakubwira ngo mwana wanjye nzaguha ubugingo buhoraho, aho uzanezererwa utibuka imiruho n'imihate. Ahangaha Imana ibishatse kuvuga iki ku muntu wayo? Ibishatse kukubwira ngo mu isi uhabaye nk'umucumbitsi, kuko uri muri fighting, urimo urarwana n'uyu mubiri na satani. Kandi satani iyo amaze kubyinjiramo, yinjiye mu kibuga, Imana imupasa umupira kugira ngo mubashe kugira ute, ibashe kukugerageza. Reba neza niba icyo gihe ubwo winjiraga mu gakiza, ubwo winjiraga mu bugingo buhoraho bw'umwami, mu nzira y'agakiza, mu bugingo buhoraho aho twese tugana, urebe niba uwo munsi atari bw'ibigeragezo byikubye inshuro nyinshi. Uzasanga ariho ubigeragezo ba bantu batakugeragezaga baza kukugerageza. Uzasanga wa mukobwa wari waratinye kuryamana nawe, umunsi yamenye ko wakijijwe azaza ubwe azakwizanira. Uzasanga wa musore wa wundi wowe ubwawe wari waririnze, umunsi wakijijwe akamenya iyo nkuru, azahaza rwose. Wa wundi wari warakunze ariko akakubenga, umunsi wakijijwe azakuzaho. Nta kindi kizaba kimuzanye ni ukukugerageza. Reka nkubwire rero nshuti yanjye, uyu munsi wenda urashaririwe, ndetse n'iyo urebye ubona urimo mwiza, ubona mu rugo rwawe ubona rushamaje, urubona ari urugo rwiza, umuntu wese ahageze arahareba akahakunda. Niko Bibiliya yavuze ngo databuja, ngo urabona ukuntu uyu mudugudu ari umudugudu mwiza nk'uko nawe amaso aguha. Ariko uyu mudugudu nubwo ari mwiza, urashaririwe, wishwe n'amapfa. N'ubu ubone gutya aya mazi ngo nubwo tuyafite ariko ntacyo atumariye, kuko yose arica kandi akarumbya. Icya kabiri aranadusharirira cyane. Reka nkubwire, umunsi washatse ukabona umugabo wifuzaga urugo rwawe, satani akarwinjirira,
uyu munsi uramureba ukabona rwose nta kintu akumariye, ukabona nk'uko watereka robo hariya nta rukundo ugifite, wabaye nk'igikatsi. Mbega iyo umurebye nta peti ugira, iyo umurebye umubonamo urwango, iyo umurebye utangira kwicuza. Reka nkubwire, wowe hagararana n'Imana muri icyo kigeragezo, wikibeshya ngo uteshuke, kuko Imana yapashije umupira shitani kugira ngo aze mucengane. Hariko hari ijambo rikomeye, ngira ngo nkubwire ngo nuko Uwiteka yohereza Elisa muri uwo mudugudu mwiza, mu ibubu ryiza, mu modoka nziza, ukubonye wese abona ko waguwe neza. Reka nkubwize ukuri, ntabwo ikigeragezo kiza ku muntu usa nabi gusa, ntabwo kiza ahantu habi, ahubwo kiza ahantu heza. Rero abantu barakubona bakakwikanga mu ndi muntu ariko warashize. Bibiri ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Elisa, ngo baramubwira ati uyu mudugudu urabona ukuntu usa neza, ni umudugudu w'icyitegererezo, umuntu wese ugezemo abona ari mwiza. Ariko uyu mudugudu ntugukangishe ubwiza, ntugukangishe ikibaya, ntugukangishe jaride. Uyu mudugudu aya mazi ureba ararura, nubwo ubona ari meza, nubwo ubona abengerana, ariko arica, aya mazi arica, ararura, arabumbya. Rero reka nkubwire, mu by'ukuri ushobora kuba ufite inzu nziza utahamo, ushobora kuba ufite imodoka nziza, ariko iyo ugeze mu rugo ikintu kikuranga ni amarira. Iyo uri ku kazi uraseka, ariko ugaseka ushenjagira ushira. Iyo uri mu muhanda, iyo uri mu bukwe uramwenyura, ariko mu rugo iyo uhageze usuka amarira gusa. Ibitwenge n'umunezero ubigira ari ukuri ahandi, ariko iyo ugeze iwawe birakomera. Reka nkubwire rero nshuti yanjye, uyu munsi Imana yohereje Elisa. Igihe cyawe kirageze cyo kugira ngo ahumanure aya mazi yagushaririye. Igihe kirageze kugira ngo ibi bintu byose ubona bikubereye ibamba, bikubereye uburure, bigushaririye, byatumye urumbya, byatumye business yawe ihagarara, byatumye abana bawe bata amashuri, byatumye mu kazi ukora ugahoranamwe amarira. Ibi ngibi Imana iraje yohereje umugaragu wayo Elisa kugira ngo ahumanure ibyo bintu, byongere bijye ku murongo, wongere useke, kuko Imana yagerageje ariko niho yivuyeho. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko rero watsinze, nubwo wateshutse ugacika intege ukagwa. Ariko Bibiri ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Riravuga ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa ntabwo azarambarara. Rero ntiwarambaraye, nubwo bimeze gutyo mu mutima wawe harimo Kristo, nubwo bimeze gutyo muri wowe ubaha Kristo, wumva uhorana igishika, uhorana ubwoba kubera yuko wakoze icyaha. Reka nkubwire, buri umuntu nagera ku rwego rwo gukora icyaha ntagire ubwoba, azaba afite ikibazo, azaba yarapfuye, azaba ameze nk'umuntu wapfuye ahagaze. Ariko iyo uri umukristo, iyo uri muri Kristo Yesu, reka nkubwire ngo ushobora no gukora icyo cyaha ariko ukabura amahoro, ukabura amahwemo, ntusinzire, ntubone ibitotsi, kugeza igihe cyatuye kikava mu mubiri wawe, kikava muri mind zawe, kikava mu bitekerezo yawe. Rero iyo umaze kwihana urongera ukanezerwa ugaseka. Nshuti yanjye rero, uyu munsi ushobora kuba warateshutse kubera yuko wahuye n'amazi arura, wahuye n'amazi asharira. Rero kugira ngo Elisa muhure na Elisa, kugira ngo Imana iguhuze na Elisa, banza urebe neza niba ntaho wateshutse, maze ubwira Imana ati mbabarira. Uyu munsi Imana iragukuraho igisuzuguriro, uyu munsi Imana irakwambika imbaraga, uyu munsi Imana irakugarurira business yawe yahombye, uyu munsi mu kazi ka ukora kariko kose ugufitiyemo ibigeragezo, Imana iraza kwitangira, iraza kwitambika, iraza kwirwanirira. Uyu munsi numara kwihana, numara guca bugufi, numara gukurikiza ikijambo ry'Imana rikubwiye, reka nkubwire ngo ibintu byose byagushaririye, bwa bwiza bakubonaho inyuma ariko indani warashize, yanzu nziza bakubonamo ariko kumva uryama mu cyumba cy'abashyitsi, ntabwo uryamana n'umugabo wawe, nturyamana n'umugore wawe, warahukanye wihahukanira mu nzu. Icyo gihe uzagaruka ku buriri bwawe, wongere wishimane n'umugabo wawe, wongere wishimane n'umugore wawe. Reka nkubwire, iyo modoka nziza babona ugendamo, rimwe na rimwe aho kugira ngo ufashe safari, aho kugira ngo ugende Nyabugogo ujye Kabuga. Impamvu rero ibyo biba ni iyihe? Ni ukubera ubabaye, ni ukubera ko ufite agahinda, nta munezero ufite. Ariko reka nkubwire ngo Uwiteka uyu munsi yiteguye guhumanura ayo mazi.
wibuke ko hari igihe cyageze Imana ihigarukira Yobu, iramugarukira, iramwunamura. Ibyo yari afite Imana yari yaramukuyeho, Satani yajyanye ibikuba inshuro 7, imuha abana beza, imuha ingamiya, imuha ubushyo, imuha byinshi. Rero nshuti yanjye, kuri uyu munsi ntabwo watukishije izina ry'Imana, kandi nubwo wacitse intege wakomeje kwinambaho. Baragututse, babona ko wayinjiji, wayikigoryi, ariko reka nkubwire, ntabwo bazibanga ufitanye n'Imana. Uyu munsi rero Imana yohereje Elisa kugira ngo azahumanure ayo mazi agushaririye, ayo mazi yakurumbirije, ayo mazi yatumye byinshi byawe bipfa. Uwiteka yohereje Elisa. Ese witeguye kwakira umugisha? Vuga ngo Mwami Yesu, uyu munsi menye neza yuko hari aho nagiye nteshuka, ndagusabye umbabarire, unkureho uyu muvumo, unkure mu kigeragezo, mpe guseka biri no mu mutima, umbabarire gukiranirwa kwanjye kose, kuko nzi neza ko muri ibi bigeragezo byanjye hari aho nagiye nteshuka kubw'uburibwe bw'umubiri, kubw'uburibwe nari mfite. Ariko guhera uyu munsi ndagusabye imbabazi, nemereye kugengwa nawe, nemereye kuyoborwa nawe, kandi mbisabye rwose n'umutima uciye bugufi, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ni Kwizera Jean Bosco, Kigali, Karere ka Gasabo, Umurenge wa Bumbogo, 0785455650. Ese urashaka ko dusengana? Ohereza icyifuzo cyawe, tange n'igitekerezo, Imana iguha umugisha. Mfasha kuvuga ubutumwa ahashoboka hose, uhashyire izi audio, Imana izaguhera umugisha. Shalom.